So utahazi okay abantu mwese muri kurikirana twagiye visiting twagiye ku rusumo so rero salama bro professional baza kwereka amazi uko na hano hantu ibintu bisawa cyane niho nta kintu kwa subscribe namwe mukabona TV show baza tubazanira ibintu by'imiro fire myoto bimeze neza cyane ciao ciao ndabakunda cyane okay wabimenye rwose uri kuri Ngabirano TV show ese urusumo rwumva iki ese wumva baruvuga ibyo byose ni kuri Ngabirano TV show uyu munsi twiyemeje kubatembereza ku rusumo mukirebera iby'Imana yaremye ubwenge bw'abantu bakora amazi ameze neza cyane akubita imyotsi kazamuka ibyo byose ni kuri Ngabirano TV show. Ubuzima ni iki? Ubuzima ni igihe ufata umwanya ugatembera ukareba ibyiza nyaburanga nk'uru rusumo mubona. Aya mazi ni ibintu bikomeye cyane. Ese twakora iki kugira tumenye ubuhanga Imana yaremanye ibintu nko kubona aya mazi akubita gutya, ikiraro cyakozwe gutya, tubibutsa ko iki ari cyo kiraro cya mbere mu gihugu cyakozwe n'ubuhanga bukomeye. Aka gasozi mubona ni ibere ry'inkumi. Aha hose turi ni mu karere ka Kirehe. Narababwiye ngo ukimenya ko Ngabirano TV show ibaho wakabaye warakoze subscribe, like, comment, share n'ibindi bitandukanye, ubundi ukajya ubona amakuru yizewe, ibintu bitandukanye. Yawe byose nta bindi handi wabisanga usibye kuri Ngabirano TV show. Ibyo mbabwira rero nta bindi ni mukuri cyane Ngabirano TV show, ubundi tuwa amakuru yizewe di. Ubundi umuntu ni muntu ki? Umuntu utekereza ibintu bimeze bitya agakora ikiraro gikomeye gutya. Mbona Imana ikintu yaduhisha ari kimwe, ari ugukora umuntu gusa. Ese umuntu ni muntu ki? Umuntu n'ubwenge avukana agakora ibintu bitandukanye, ibintu birenze, ibintu utamenya utatekereza mu mutwe wawe. Nk'urusumo mubona gutya, amazi arakubita akamanuka umukororombya utabura wa buri munsi. Gusa jye numiwe, iki cyegeranyo twabanze kugikora, turicara turasesengura dusanga koko Imana ari Imana ikomeye cyane yiba yaratekereje gutya. Ibi bintu mubona hirya no hino, ubu turi hagati y'ibihugu bibiri, turi Tanzania, turi mu Rwanda, ndetse amakupure mubona yatembereye hano hantu yatembereye ku mazi baje gusohoka. Aha hantu nawe utarakanda subscribe nicyo giye kugira uhatembere. Niba warabuze uko watembera, gura mega z'ijana zonyine zirahagutembereza, uharebe neza cyane, wirebera amazi meza cyane, urebe Tanzania, urebe n'ibindi bintu bitandukanye, urebe ibyiza Imana yaremye. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kuri Ngabirano TV show, tukabaha ibyegeranyo bitandukanye, amakuru yizewe. Ese hari inyunganizi waba ufite, ese hari igitekerezo waba ufite, waduhamagara kuri nimero 0729 91 ubundi tukagusesengurira inkuru itandukanye n'ibindi bitandukanye. Ndabizi neza uyu munsi abakunzi bankurikirana n'abakoreye umuti n'abatembereje ku rusumo. Icyo uzabwa nta kindi ni ugukora subscribe kuri Ngabirano TV show, ubundi ukareba ibintu bitandukanye, tukagutembereza ku rusumo, ukarya isi, ukarya show n'ibindi bitandukanye. Ibi mbabwira si uko tubatembereza tutabakunze, ahubwo ni ukugira ngo bamwe mu banyarwanda tugendana, abadukunda, abadukurikirana, tubahe ibintu byizewe, ibintu bifite ireme, ibintu bifite umuco, tubatembereze aho mutabasha kugera, kuko ni nacyo tubereyeho, kugira ngo tubereke ibyo mwananiwe kumenya, tubahe ibintu byizewe. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe kuri Ngabirano TV.
nk'uko nakomeje kubibabwira abafana banjye, uyu munsi nabemereye kubatembereza, abankunda, abankundira ko mbaha ibyegeranyo bimeze neza. Twatembereye ku Rusumo, mucyo muntize amaso, muntize viyuzi, ubundi turebe ibyiza Imana yaremye. Iki kiraro mubona, iki ni kiraro cya mbere mu gihugu gikomeye, ko cyubakana mu buhanga buhanitse, kirimo ibintu bitandukanye, ibyiza, amazi nyaburanga, ibintu bitandukanye. Ubu aha ngaha mubona turi mu bihugu bibiri bitandukanye, turi Tanzania, turi mu Rwanda, ndetse uko muri kubibona ni ibintu bishimishije, ibintu binogeye ijisho, ibintu bimeze neza cyane. Ubundi narababwiye ngo Ngabirano TV show nta kintu tutazabakorera. Ubutaha tuzabagira mu bindi bihugu bitandukanye, harimo Uganda, harimo Kenya n'ibindi bitandukanye. Ibyo byose kora subscribe, imihanda ica munsi y'ubutaka n'ibindi byinshi, tubahe ibyegeranyo bitandukanye, amakuru yizewe, amazi ameze neza cyane. Icyo nta kindi bigusaba ni ugukanda ku kazogera, ubundi ukaduha subscribe, like, share, comment n'ibindi bitandukanye, ubundi tukabaha amakuru yizewe, ibyegeranyo. Ese hari inkuru waba ufite ishyushye, ibindi bitandukanye, hari ahantu nyaburanga nk'aha ngaha waba uzi, tukaza tukahakugerera, tukayereka abanyarwanda bakishima, nawe ukishima bitandukanye. Ibyo byose kora subscribe, like, share, comment n'ibindi bitandukanye, ubundi ujye ubona ibyegeranyo byacu bitandukanye. Ngabirano TV show, umunyamakuru twizera cyane, icyegeranya tugejejeho nicyo nk'uko muri kubibona. Twari twatembereye ku Rusumo, twarebye ibyiza bitandukanye, twarebye amazi, tureba imikororombya imanukamo amazi arimo umwotsi, tureba imihanda inyura mu butaka, tureba umujyi wa Rusumo. Icyo usabwa nta kindi ni ugukora subscribe, like, share, comment n'ibindi bitandukanye, kugira ujye ukurikirana amakuru yacu. Ibyo byose rero nta kindi tubikorera, ni ukugira duha ibyishimo abanyarwanda kuri Ngabirano TV show. Icyo nta kindi twiyemeje ni ugukorera abanyarwanda, buri wese aba ijisho rya mugenzi we.